neza, twongeye kubasuhuza kuri Iriza Official, tubaha ikaze nk'ibisanzwe. Ndi kumwe na Germain, nk'uko mumaze kubimenyera. Kuri Iriza tuba tubafitiye ibintu byiza, iyo mubonye twicaye hano mumenye yuko ari uburyohe. Uyu munsi rero tubafitiye topic nziza cyane Germain agiye kubabwiraho. Ni topic ubushize twavuze mu kiganiro mo hagati igira uti ese ni byiza yuko umukunzi wawe wamushyiraho maneko agenzura ibyo ukora, buri movement zawe akazimenya hatabayeho kwizerana? Niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Ese iyo kutansuhuje ubuza wirebera kamera uraho Germain? Ntabwo tuba duherukana Germain, ariko aza yirebera kamera. Amererega natwe tuba tubakumbuye, ariko iyo muri mukumbuye turahorana. Ariko ugomba kunsuhuza ugasuhuza n'abadukurikiye. Singusuhuje se? Amahoro arabonetse. Amahoro arabonetse. Natwe namwe abadukurikiye turabasuhuje cyane. Rero ntuva twatangira n'ikiganiro cyacu. Wowe uramutse ukundana n'umuhungu cyangwa se umugabo wawe aramutse agushyizeho ingenza cyangwa se umuntu ukugenzura, ukugenda isataburenge, ukabimenya, wabyitwaramo ute? Namwe abadukurikiye mwabyitwaramo gute? Iriza tubwire uko yabyitwaramo, nawe urajya muri comment tubwire uko wakwitwara muri icyo kigeragezo cyangwa se muri iyo moment nyine. Jewe rero ku giti cyanjye nsanze umugabo wanjye yaranshyizeho maneko nababara. Urumva nta cyizere aba mfitiye, ntaba nyizera muri make. Abazi ko ubwo aba nziho imico mibi ibyo ari byo byose. Ntabwo umuntu waba umuziho imico myiza ngo umushyireho maneko, ntabwo bishoboka. Ubwo rero urumva ntabwo byashimisha ko umugabo wanjye yanshyizeho maneko cyangwa se umukunzi wanjye yanshyizeho maneko. Ariko gusa nta n'igihe ashobora kubikora ari urukundo, ariko hari n'ubikora agira ngo akurebe. Umuntu rero burya ugukunda, ukwizera, ntabwo yagushyiraho maneko. Ku giti cyanjye ko mbyumva cyaba ari icyizere gike, kandi icyizere gike mu rukundo kirasenya. Ariko topic iragoye kandi ibi bintu bireze cyane. Bireze cyane, sinibaza ukuntu, ariko hari n'igihe usanga biterwa n'imiterere y'umuntu. Hari abantu dukunda kwishira bikatugora, cyangwa se ugasanga atari nuko wenda haratakwizeye, akwizeye ariko nyine ukumva akagukunda cyane, aburahangayika. Nabyo bibaho, ariko iyo ukunda umuntu cyane nanone ukagera kuri urwo rugero rwo kutamuha umwanya wo guhumeka, uba umubangamiye. Ubundi rega umuntu ukunda by'ukuri uramunirizinga, ntabwo umugira nkaho ari gereza. Urukundo ntabwo ari prison, ntabwo ari intambara. Ntabwo umubuza nyine ibyo akunda, cyangwa se ngusange ari wa muntu ushobora kumubuza wenda imico itari myiza yari asanganywe, ariko hari ibyo nawe ureba ugasanga harimo kumubangamira cyane, biturutse kuri kwa kumufuhira. Ugasanga wenda hari nasanze wisiga lipstick, ariko ndaje bitewe n'ukuntu nyine ngewe muri criteria zanjye nakunda lipstick, nkuvanye kuri icyo kintu. Ubwo kweri urumva uwo muntu kumukunda utari kumubangamira, uri kumubangamira mu by'ukuri. Nimba ako lipstick ari akantu yamenyereye kwisiga, uziko bigeraho se abakobwa bakaba addicted, ntabyisiga ashaka ubwiza kuko yabimenyereye, akumva nta kintu kiri ku munwa, akaba ari jene.
ariko ikindi kintu na gastori nigeze kuba mfite umukobwa w'umushuti wanjye yari afite boyfriend we yari wa muntu umwizera gake kangana gutya. Okay, wenda yaranamwizeraga ariko ni bimwe bavugaga, hari umuntu ukunda akagira akanabangama, akajya atanga nimero ze, wenda tuvuge we Jereme uri boyfriend wanjye, ukajya uhereza Thierry nimero zanjye, umuhamagare umuterete wumve ko akwemerera. Urumva icyo kintu no kumugerageza umukobwa rero arabimenya, kuko urumva hari akantu yamubwiye yivamo, ariko umukobwa yaramubwiye aya mfite undi bikiri biki, aramubeshya ngo bahuriye aha n'aha, ariko umukobwa aramuhakanira ati mfite undi. Hashize akanya wa mutipe sheri waramuhamagara ngo wakoze ngo nagira ngo mutestinge ngo ndebe ngo, ariko ngo wakoze ngo uri umukobwa wese ibintu nk'ibi, kandi umukobwa ahita arakara amurakatiye uranekura ntumuhumaneko ngo aze angerageze. Ubwo si icyizere kiriho. Ubwo urumva umukobwa yahise aba disappointed kubera ko umutipe arakabye. Ibyo ni ugukabya. None hahise anabimuhamagara aramubwira yanaceceka, yarihuse cyane yanaceceka. Ariko se niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntukagerageze Imana yawe, kubera iki wambaye umubiri ugerageza umukunzi wawe? Kandi none ni Imana ifite ububasha. Umuntu uri kumugerageza yambaye umubiri, ushobora agiye kuntega umukobwa ukamunega pe, ugasanga ahubwo icyo kintu ukoze cyo kumuntega ugasanga ahubwo kiragusenyeye, kibereyemo intandaro yo kugira ngo ugasanga ahubwo umpaye umubiri, bikakuviramo intandaro yo kugira ngo yikomerezanyirize n'uwo muteze. Ariko se wowe ubwiwe n'iki umukobwa umpaye ngo aneke niba atarankunze? Si uko se ugasanga umuhaye amahirwe yo kunyegera, wenda noneho harimo ibyo wenda azi hari amabanga wenda muganira we nanuza na sheri wa nyine n'uwo muntu we turakundana, wenda n'urugero noneho uwo muntu untumyeho azi amabanga yacu. Urumva bita byoroha cyane kuza agakosora we ibyo wishe, abazi aho byapfiriye, abazi amabanga yacu, nukuza agahita akosora bya bindi we uzinguri nguramuntumye kugira ngo azangerageze. Kandi noneho urimo urahuza abantu baremewe kubana. Ikindi kintu uzi cyari cyo biriya bintu haba harimo nyine navuga ngo icyizere gike, kandi urabona nimba njyewe nkutumyeho maneko, wigiriye mu mujyi ni urugero, ngutumyeho maneko iri bikubwira ibyo ishaka, wowe rero muri wowe uri wa muntu wumva amabwire, kandi amabwire nayo arasenga. Ni ukuvuga ngo ngiye nko mu mujyi, nshyizeho igenzura aho njya hose. Iyo ngenza si uyizeye ute? Si umuntu ndetse n'imbaraga kamera, si umuntu. Umuntu ashobora no kuba wenda uwuntumyeho nawe ashaka ko dusenya, akakubwira uzi none ibyarimo ari muri ibi n'ibi. Nawe rero kuko watumye yangenza ukunda amabwire, ukunda amagambo, urabyumvise uti koko nibyo arimo, maneko yanjye irambwira, ukisenyera kandi arengana. Erega abantu iyo dukundana cyangwa se tubayeho twishimye, buriya hari ikintu ujya nkunda kubwira abantu, ntago imbwa ishobora kukuruma itakwegereye, n'umuntu ntago ashobora kukugambanira atari umuntu wawe hafi, ntibishoboka. Ntago umuntu w'igisenyi uri i Kigali ashobora kukugambanira, ngo yakugambanira bitewe n'amateka mwanyuranyemo, bitewe n'ubucuti mwari mufitanye, wenda akaza kwimuka. Ariko tujye tuzirikana yuko umuntu utugambanira cyangwa se abanzi bacu batuba hafi nk'abaturwaye. Uzi ko umuntu akwegera, arumva mukabana, umubwire buri kimwe cyawe cyose,
umubwira inkuru yawe yose arindiriye yuko abona ka kantu kazatuma ya mahirwe kugira ngo agire gute ahita akurangiza. None ushobora kugira umwaku ugasanga umukoresheje nk'igikoresho cyo kuza kuneka, kandi n'ubundi urukundo rwanjye nawe rumubabaza atarwishimira. Rero ibyo bintu nanone tuzajya tujya gutekereza wenda ahari urukundo rega ntirukatuyobore cyane ngo dukoreshe ibintu bishobora kubangamira umupatina wawe. Ntabwo biriya byaba byose ufite nk'ururabo ari urukunda ari ukurwuhirira ari no kurufata ari n'urufata akarutema akarutaka mu nzu, warugiriye neza ni n'urwuhirira, kandi noneho urutemye azinga rugiriye neza, we yigiriye neza ntabwo ururabo ari rwagiriye neza. Ariko iyo ukunda ikintu nyine urakibungabunga ugereza freedom. Ni ibyo twari turi kuvugaho, ariko ibi bintu tuba tuganirira mwirinde amabwire mu rukundo. Burya amabwire umva abantu barabeshya cyane. Ashobora kuzakubwira jeme irizi uzi ko anywa inzoga, uwo musinzi uriya arakubeshya, kandi kuva nako kantaranasomaho wenda ariko ukavuga ati ko byashoboka, ukaza wenda ugataha ufite umujinya, we warambeshye unywa inzoga n'ikimenyimenyi ibintu yabimbwiye yakubeshye se mupfikize. Ukantuka ugasanga ndi kukwisobanura, ariko nanjye already muri gihe natengushywe, wowe ntabwo wanyizeye wumvise amabwire. Ibyo rero bituma urukundo rugenda rukonja gake gake. Uzi ko noneho hari n'igihe umuntu aguhereza amakuru yanayahimbye, ariko ayo makuru aguhaye ajya gusa no kuri, urumva, ugasanga utugendeyeho twa tuntu nyine wagiye kubona tujya gusa wakekaga, we araje noneho aratudevelopye, sibyo? Ese uvuga ati ni uko bimeze. Urugero wenda naguha twe tuganira tujya no mu buzima busanzwe kugira ngo tubisanishe. Urabona nkanjye ukuntu nimereye, subiza uko nyine amafilime. Yego, uyu ni umukinnyi wa filime, abakunzi bacu kandi ntabwo bari babizi. Mushake filime yitwa Amagorwa muramumenya, umugabo warushye. Urabona hari ahantu agiye gukora, twari tugiye gushutinga filime, bamereza role. Urabona nk'ukuntu unifite urubavu ruto, bamereza role yo gukina ndwaye sida, sibyo? Ariko nyanga kubera iki? Naratekereje ndavuga ni iyi filime sidari guhite kugaragara, nanjye dusuzuranya yo kugura nkavuga ntewe yarashize. No arisiko nese ari nka filime twagiye tureba umuntu agakina wenda ari nk'umugome, no mu buzima busanzwe bakamutinya kandi ubwo jewe hari abantu mu buzima busanzwe duhuye naca hari bitewe n'icyo kintu. Rero no mu rukundo hari igihe ufata utuntu duto cyane tujya gusa no kuri, cyangwa se tudafite nyine tutari realite, ariko tujya gusa no kuri. Utwo tuntu rero iyo umuntu aje atukubwira ari nk'amagambo atari n'ukuri, hari igihe utawibeshya ugasanga urisenye. Uzi abantu bagiye basenyerwa na za maneko cyangwa se n'abo bantu bakubwira amagambo, za shishishishu zirasenya, amagambo ntiyubaka arasenya. Aba bantu rero tujye dutekereza kabiri mbere y'uko dukora ibi bintu, cyangwa se mbere y'uko dutekereza y'uko ikintu tugiye gukora ari cyo kiri buguhereze sekirite. Ariko se reka nkubaze, uri umugore wanjye, sibyo? Turaryamye, uzi password ya telefone yanjye, sibyo? Wise ujya muri telefone yanjye ugiye kureba abantu tuvugana. Ibyo bintu nubireba biragufasha iki? Sibye kugutera umutima mubi, nta kindi. Si ari umuntu mwiganirira ukamwita shu, sheri,
ari akazina gasanzwe ariko noneho kubera yuko wowe muri wowe ariko ibyo bintu nimba unabikoze ntacyo ukabona ko yise umuntu sheri na shu ukabona biguteye ikibazo wihubuka ngo umutuke cyangwa se ngo umurakare mubaze uti ufite ba shu babiri se agusobanurire kandi aguhe ubusobanuro bwa nyabwo umusesinga ariko apana amabwire ubundi ikintu utihagarariyeho ntukigere ucyemera uzi buriya njye uzi ukuntu mba numva njye umuntu dukundana twagombye kuba tumeze nk'abavandimwe inshuti abavandimwe tukisanzura urumva nta kintu nta banga riri hagati ye nta ukamuhereza freedom ye ukamuhereza amahoro ye urumva nta bintu byo kumugendaho ikirenge ku kindi nyine ukamwizera tukamera nyine nk'intuza nk'abapatina kabisa sibyo numva aricyo kintu cyajya gifasha abantu kwizerana n'ibyo bintu sinzi rero gushyira amaneko ku mupatina wawe ntabwo aba ari byiza bishobora kugusenyera uzi ngo birakubakira bishobora gutuma abona ko umugirira icyizere gike bigatuma atenguha muri we urukundo rugakonja turangize dukora conclusion y'uko gushyiraho ingenza kuri sheri wawe cyangwa se umugore wawe si byubaka habe namba birasenya umugore wawe mwizere nubona ikitagenda neza murangwe n'urukundo mwicare umubwire ati sheri mu gicoce wenda nibibananira aho kugira ngo ujye gushyiraho na maneko mufite umuryango mwakwicara nk'umuryango mukagikemura hatagiye kubaho bamaneko kuko bamaneko ziriya maneko nizo ziba zishaka ko basenya maneko ukora akazi keza ni maneko w'igihugu naho uwo umupatina we yabivanga ndumva rero twabasezera cyangwa se namwe mutubwire muri komenti uko mubyumva kuko ntabwo ijambo twaryihererana ijambo twararibegereje kugira ngo tujye dusangira ijambo urubuga ni urwanyu mukore subscribe like share na comment ibiganiro byiza kuri Liza Official nakagaruka hanyuma komenti mutubwire namwe uko bimeze ese ni byiza ko washyira ku mukunzi wawe ho ingenza murakoze ariko twe kuri Liza Official tubibuke yuko twibanda cyane ku rukundo twibanda ku rukundo cyane ibiganiro byacu nakagaruka cawu